uyu Claudine cyo kureba ni umuntu udasanzwe kubera ko afite impano zidasanzwe. Wowe ubwawe nk'umuntu wifuza kuba nkawe wamwifuza nkabe nkawe? Yaba nkanje, ariko nanone hari umuntu wavuze ngo ntukifuza uko umuntu bayeho, icyo uririra nicyo abandi barirana, ngo kandi nicyo urirana nicyo abandi baririra. Bisobanuye nk'iki? Urugero nkawe David, hari igihe tukubona nyine tukavuga tuti ni umunyamakuru useka neza iki, ariko tutazi ukuntu mu rugo bimeze bihagaze. Yego. Hari n'igihe useka waburaye, hari n'igihe useka ufite amadeni, hari ubwo rero umuntu yifuje kuba nkawe nyine urumva na za ntambaga zawe yabazifuje. Yarwana nazo. Urabona hari nk'igihe umuntu avuga ati Imana we wampa impano nk'iza Claudine. Kandi impano nk'iza Claudine nkajya nkora ku bantu bakahita bakira, ibintu byose bikajya kumbaho. Byose mbizi. Nta kibazo, ni byiza. Burya imipfire y'abakijijwe ntago ariyo mipfire y'abadakijijwe. Uzi kwinjira kwiga ingoma ufite nk'imyaka 17, mani kakubwira ati ndira yenda uwiteka ngukoreye ubukwe, umugabo ndamuzanye, ukamara imyaka 30 n'uwari wakubaza ngo witwa nde, nta n'uwari wakubaza ngo nimero yawe iherwa na kangahe. Bibiliya iravuga ngo babagira abasheri, babagira n'abavomyi. Iki nicyo kintu kisha abarokore. Yes, ni by'agace kenshi gakomeye ko data hano kuri Gonarike TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David nk'ibisanzwe, ndabasuje hano se mwamwiherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda cyane mve ku mutima, ndabakunda cyane mve ku mutima. Sinafata akanya ngo nze gutembera muri aka karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve, akagari ka Cyanya, niho mpagaze muri aka kanya. Mushobora kwita mwibaza ngo naje kwakora iki, ngiye kukibabwira mu kanya, ariko reka mbabwire undi muntu turi kumwe na Concorde TV Show. Behind ya camera muri turi kumwe na CEO wa Concorde TV Show, ubwo mwamumenye. Uyu munsi ni amashusho yose muri buze kubona ameze neza. Ni uruba waje kuyagira mu ruhare ko busanzwe ari nge uba wabigize mu ruhare, ariko uruhare runini cyane ni urwa CEO wa Concorde TV Show. Rero muraza kudukurikira kuri Concorde TV Show ndetse no kuri Gonarike TV. Nguko nari mbabwiye twaje gusura umukozi w'Imana Claudine. Claudine ni umuhanuzi, ni umwana w'Imana, ni umukozi w'Imana, ikiruta byose akunda Imana n'abantu. Sinzi ukuntu namuvuga, ariko ni umukobwa Imana yagiriye neza, imuha impano zitandukanye. Impano zose Imana imwemereye azikoresha neza. Reka mvuge cyane ku mpano y'ubuhanuzi. Claudine afite impano y'ubuhanuzi. Ubushize ubwo twaganiraga yatubwiye ko ibintu biye yaguhanuriye cyangwa se Imana imucemeka mu message yawe bitajya birenza iminsi 3. Rero kwiyo mpamvu rero naje, hari umuntu umwe uherutse kumbwira ati ibyo Claudine yavuze ni ukuri koko, yaguhanuriye byihuta vuba cyane kuruta uko wategeze. Yavuze ko Imana imucishaho ibintu biri busohore vuba. Ku bantu bemera umwami Yesu nk'umukiza n'abantu bemera Imana, nimvuga ibi bintu by'ubuhanuzi baza kubyumva neza, ariko ku muntu utazi ibintu by'ubuhanuzi ntago ari bubyumve neza. Ndagira ngo mwese rero sasa muze kubyumva nkuko nanjye ndi kubyumva. Uyu Claudine cyo kureba ni umuntu udasanzwe kubera ko afite impano zidasanzwe. Izo ngizo maze kubabwira ko ashobora kuguhanurira rwose ibintu bigasura vuba bidatinze. Ikindi afite impano yo gusengera umuntu agakira pe, agakira uburwayi butandukanye, akirukana inyatsi. Sinzi ko nababwira Claudine ikintu nakubwira wowe, za gukurikira ikiganiro cyose ugisoze, numara kugisoza uraza kubonaho nimero yiwe. Abantu banyandikira ati nimero y'umukozi w'Imana, nyaboneka iyo soje ikiganiro nge nyishyiraho kugira ngo numushaka kumuvugisha umuhamagare utanshe. Ikindi iki kiganiro ubuze kugisoza nizeye ko araza kubona ukuboko kw'Imana. Ntabatinde cyane rero, reka tujye kwa Claudine, tujye gusura umuhanuzi Imana yagiriye neza. Ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu.
kandi wowe mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranya umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranya imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe mana yanjye. Uko twabibabwiye ubu ngubu tugeze kwa Claudine, muri kubona imbere kuri kamera za Concorde TV na Gonarike TV. Niwe tugiye kuganira. Claudine, umeze ute? Urashima Imana? Yego. Umwuka wera kuriho cyane n'akamwenyu. Yego. Reka nkubwire ikintu tubanza gukora. Reka tubanza twikane satani muri iki kiganiro, kuko ntumva kino kiganiro kirakorerwamo ibitangaza byinshi. Dusengere. Mana data wa twese, turagushimiye iyi saha ya none, turaguhimbaje, tugushimiye ko waduhaye amahirwe yo kuramuka. Ni amahirwe tutahabwa n'inshuti n'imiryango cyangwa amashuri n'amafaranga. Ni amahirwe wowe ubwawe utanga, kandi ntabwo uyatanga kuri buri umwe wese, uyatanga kuwo wagiriye icyizere no kuwo wakunze. Wagize neza natwe kudukunda, rero ukayaduha, izina ryawe nirihimbazwe. Ugize neza kuduha uyu mwanya wo kuba imbere yawe, ntago ari benshi bawubonye, nabwo nubishimirwe. Twese muri iki kiganiro tweze udutunganye, ijambo ryawe ryaravuze ngo uzajya kuvuga ibyawe wese azabanze yiyeze nawe. Utubabare uko watubonye kose, niwamara kutweza urukubane natwe, utugirire neza, utubambire amahema, magambo yose turavuga abe yejejwe nawe, kandi afashe imitima ya buri umwe wese ukurikiye. Kandi Uwiteka Imana, twirukanye imyuka mibi, ducashe gukora kose k'umwanzi, imbaraga zitavuga Imana zihunge. Reka amajwi adakwiriye kutwumva ntatwumve, amaso adakwiriye kutubona ntatubone. Iyi saha none tugiye neza, utubambira amahema, Mwuka wera amanuke aha hantu kandi akora imirimo itangaje. Urakoze. Muri mbyuzi umwuka yavuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ngajyaga kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Tukiri muri uyu mwanya wo gusenga, ugenda ufasha abababaye bose kugira ngo babashe kugukorera banezerewe. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, tangirana natwe, usozaniye natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ngiye kugwikaze na karibu kuri Concorde TV show no kuri Gonarike. Yego. Urumva umeze neza? Neza. Urumva tugiye kuganira neza? Yego. Hari igihe umuntu nawe yumva ko arimo neza, akaba n'ikindi gihe umuntu avuga ati ariko nkeneye izindi mbaraga, nkeneye kujya kuvoma nkuzuza, naragabanyukiwe. Yego. Wowe uri kumva ubu ngubu uri full package? Hano nta kibazo, meze neza. Nahoze mbwira abantu kare, hari akantu nabanje natambutsa kare, ngo ntago uri wakambonye, nibwo nari ndikuza ngeze ara ku muhanda. Ndavuga ati ngiye gusura umukobwa Imana yakiriye neza, yahaye ubuntu bwayo, yahaye impano zayo. Navuze amagambo menshi meza kandi nako kuri. Yego. Hashimwe ko ngugezeho. Amen. Nawe ujya wumva Imana yarakugiriye neza? Imana yangiriye neza cyane. Yangiriye neza cyane. Warabyibushye ugira Imana. Nta kitakora. Nta kidakora. Ariko bra Claudine, nawe hari igihe ugira ikibazo? Ibibazo ntabwo byabura umuntu ari mu isi, ariko iyo ufite Imana byose ubu bifite. Hari nk'abantu baba bagukurikiye nka gutya, bazi Claudine ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, asenga Imana, Imana iramukunda, afite abantu, na David yamusuye, bakumva bifuza kuba nk'uko nawe ubayeho. Yego, ni benshi cyane. Ni cyo kintu wababwira abo bantu? Nababwira ko bagomba gusenga bakihangana. Hari ijambo ry'Imana nasomye bivuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka ngo nawe iramwemera. Reka ngo maze Claudine, wowe ubwawe nk'umuntu wifuza kuba nkawe, wamwifuza nkabe nkawe? Yaba nkanjye, ariko nanone hari umuntu wavuze ngo ntukifuze uko umuntu bayeho, icyo uririra nicyo abandi barirana, ngo kandi n'icyo urirana nicyo abandi baririra. Bisobanuye nk'iki? Urugero nkawe David, hari igihe tukubona nyine tukavuga tuti ni umunyamakuru useka neza iki, ariko tutazi ukuntu mu rugo bimeze bihagaze. Yego. Hari n'igihe useka waburaye, hari n'igihe useka ufite amadeni, hari ubwo rero umuntu yifuje kuba nkawe, nyine urumva na za ntambara zawe yaba zifuje. Yarwana nazo. Bro nawe afite intambara yo kurwana nazo. Cyane. Ngiye kukubwira ngo niba atari ibanga, tugiye nk'intambara imwe urwana nayo ukavuga ati ngira mbangamira pe. Oya. Waze kuvuga wihagazeho. Ni ibanga. Waze kuvuga. Imana ibizi.
Imana ibibizi. Nageze ngiye kuvuga ngo naho kubyuka nkerewe burya bimbangamira kandi ashaka kuzinduka. Icyo ntago cyaba ari ikibazo. Ese bundi korodeka nkubaze mu gitondo ugiye kubyuka ni cyo kintu kikutwara umwanya? Kintwara umwanya? Ya numva ntacyo. Nta kintu kintwara umwanya. Kegutwa umwanya ukuvuga ati iki ngiki sinagenda ntagikoze. Mu gitondo ugiye kubyuka ugiye kujya ahantu. Ugiye kujya ahantu? Yego, imirimo ya gikobwa iba ari myinshi. Yego. Gukubura, kubyuka ugasasa aho uvuye ugakubura ugakaraba ugasokoza, byaba ngombwa ugashiramo n'agatambaro ntiwagashiramo udasokoje, urumva bitwara umwanya munini. Uganasuza na sheri wawe. Aya byashari ntubimbaza. Wiki nta sheri ugira? David David iki? Hari ijambo ry'Imana nasomye riri mu mubwiriza riravuga ngo buri gihe n'igihe cyacyo. Hari igihe cyo guseka n'icyo kurira, hari igihe cyo kweza n'icyo kurumbya, hari n'igihe cyo kubyara n'icyo gupfusha. Yego, ubwo ntabwo ari igihe cyo kuvuga ngo sheri. Nagumaje. Yego. Nagumaje Korodi. Buriya igihe kino gihe hataye igihe cyo kubana n'abasheri, hari n'igihe cyo kubana nabo. Awamenya. Ubu ngubu uri mu kigihe tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Noneho umva n'ikindi. Abantu bamye ngo Korodi ntujye mu gihe gito cyo kubwiriza. Umva niba ndaguha iminota niba ari 20. Ndaguha 30. Sinzi iminota ndibuze kuguha. Ariko byategwa nuko baba bimeze ndabona n'imvura igiye kugwa. Yego. Nuko urabona wiyumva kuko ari ningesho guheza iminota 10 ukakubita 60. Hari igihe bijya biba. Sibyo? Yego. Nangiye kukubaza. Yego. Uyo wirebye ubona kino gihe turimo wowe ari cyo gikenewe kuruta ikindi. Gikenewe kuruta ikindi? Ego, singiye. Ugiye turimo n'igihe cyo gusenga no kwegera Imana neza. Yego. Nawe ubu usigaye ubona iminsi igoranye? Yego. Iki gihe turimo n'igihe cyo gusenga ukegera Imana neza. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo imitsima isigaye ni y'abasenze. Abatarasenze birabareba. Se Korodi, buriya nkatwe tutagira amaso yandi y'umwuka wera. Imana itayize impano zo kureba. Yego. Hari ukuntu ibintu biza bikatugwaho bidutunguye. Yego. Nawe ibintu bijya bigutungura? Anje byinshi biza nambizi. Byinshi biza mbizi. Nk'ubu ukamenya ati nimbyuka ubu ngubu nubwo ntajya musanze mu mujyi. Yego. Ariko ndahura na kanaka kandi arandemereza. Ne byinshi biza mbizi. Biza umuntu atabizi biba ari bikeya. Ariko nanone niyo wamenye Imana igenda ikurwanirira muri byinshi. Nta ntambara na zimwe itashobora kukurwaniriramo. Yego. Ku buryo ugenda ukavuga ati umunsi wanjye ukuntu uhagaze uyu nguyu. Yego. Cyangwa hari n'igihe ukoresha n'umutima no kwizera. Yego, no kwizera. Ariko kenshi na kenshi reka nkubwiye kano kantu David, kuba turi abahanuzi tuvugana n'Imana ntago ariko buri munsi ivugana nawe. Ntago biba. Ndikubwira ibyawe. Ntago ariko buri munsi yaza ngikubwiye ngo Korodina ngo urahura na David, ngo Korodina ngo urahura na Korodina, ngo Korodina ngo na Koroda araza. Oya, hari ibintu byinshi bibaho Imana itavuganye nawe, kandi hari ibintu byinshi ikora itavuze. Hari n'ibyo ikora yavuze, kandi ibyo ikora itavuze nibyo byinshi kuruta ibyo ikora yavuze. Yego. Urabona hari nk'uko umuntu avuga ati Imana we wampa impano nk'iza Korodina. Kandi impano nk'iza Korodina nkajya nkora ku bantu bakahita bakira, ibintu byose bikajya kumbaho. Byose mbizi. Nta kibazo, ni byiza. Burya imipfire y'abakijijwe ntago ariyo mipfire y'abadakijijwe. Yego. Hari umuntu wambwiye ati ngiye bijya kumbaho ndanabirota. Kenshi ntago Imana yabura uburyo igusuramo. Ntago ibura inzira igusuriramo cyangwa se icamije kugutabara iyo ubana nayo. Yego. Ntago biba byoroshye. Hanyuma rero abantu muri iyi minsi abantu bafite ubwoba bw'ibihe. Turi mu Paulo yavuze. Yego. Aho gusenga bitemewe, aho guhanura bitemewe, aho kuvuga Imana bitemewe. Yego. Ntabwo mvuze ngo ni hose, kuri bamwe bitemewe. We iyi minsi ntagira kugutera ubwoba? Iminsi iteye ubwoba, biraruhije cyane, kandi ni iminsi
yabayeho tubizi twebwe ntabwo byadutunguye kuko hari ukuntu twasengaga Imana ikavuga ati nje gutoranya ngiye gukura intama mu ihene nkure urukungu mu masaka nje kwimura abami nimika abandi hanyuma rero twebwe twari tubizi kandi iyo ukunda gusoma n'ijambo kenshi cyane hari ijambo ribivuga ravuga ngo mu gihe cy'imperuka abantu bazakunda impiya abandi bikunde abandi bibone abandi bere kumvira abandi basuzugure ariko Pawulo waravuga ngo ibyo byose ntibikabe wowe wayimenye wowe wayumviye ntukagendane n'ibyo ngibyo yego rero iki gihe turimo kirakaze cyane niyo mpamvu natangiye ndi kukubwira ngo igihe turimo ni igihe cyo gusenga no kwegera Imana neza bamwe bari kubyitanya n'ibihe Pawulo yavuze ngo ni igihe cy'imperuka igihe cy'imperuka yego hari umunyamakuru muretse gukurikirana umunyamakuru witwa Kenisi yaravuze ngo hatagize igikorwa mu myaka 98% by'abakobwa ngo bazaba barabaye indaya unatagira igikorwa yego uretse Imana yonyine yaturwanirira indaya ngo mu myaka 3 iri imbere uretse Imana yaturwanirira yonyine kandi burya ibyo twibwira ntabwo ari byo yibwira hari n'ijambo ry'Imana nasomye muri Yesaya riravuga ngo nakumenye ntarakurema ngo nkweze ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe niba rero yarakuremye wowe David ikakurema ikavuga iti David azagira imyaka 60 atari yahura n'umugore na rimwe ngo bahure nk'umugore n'umugabo niyo haza abakobwa 100 bakaza imbere yawe ntacyo wabatwara paka imyaka 60 ishize ibyo byarakaze niyo utabigiramo uruhare oya urumva hari nk'abakobwa bari kujya gusura abasore mu mageto bagiye bagasanga abasore babiteguye ni urugero ugasanga umusore yaguze fanta ariko ari ibindi yagushyiriyemo yego urumva rimwe cyane wenda nk'umuntu yakubwiye akakubwiye nk'ibintu byiza ngo no kubahanuzi biri kubabaho yego ukaba uri umuhanuzi gutya umuntu akaguhamagara mu rugo ngo ibintu usengere wagenda utabajije Imana neza ugasanga ukundi kuntu yakwiteguye ashaka gukamuramo iki imbaraga birashoboka birashoboka cyane ariko nanone David sinakubwiye ngo imipfire y'abakijijwe ntago ariyo mipfire y'abadakijijwe ubwo ushatse kumbwira ati wakijijwe ntago ibyo bintu byamubaho oya ntago ari ukuvuga ngo ntago byamubaho ahubwo Imana igenda umurwanirira muri byose yego hari umuririmbyi umaze iminsi ari kumfasha hari mu gitabo cy'indirimbo iyo ndirimbo yavuze ngo gumana nanjye mwami kuko ngushaka dore burije mwami ndagushaka nimbura abandi bo kumfasha uze tugumane rero iyo umuntu yamenye Imana igenda imurwanira muri byinshi cyane ni imitego myinshi tugenda duhura nayo ariko Imana ikaza kayiturwanirira yego ntabwo byoroshye Gorodi ubu byumva ute muri karitsiye iyo utambutse abantu bakavuga ati dore wa munyamasengesho dore wa muntu wabuze ubwenge dore wa muntu ugira gutya uzapfa na Bibiliya ubyumva ute kese wenda niba bitakubaho oya kubaho birahaba ariko nanone bakakwita amazina ni benshi cyane bakwita umusazi abandi bakakwita iki abandi iki ariko ubundi wowe iyo ugiye gukora ikintu urugero hari ukuntu wenda abantu bavuga ngo akazi ko mu rugo ngo ni kabi ngo iki n'iki ariko iyo ufashe umwanzuro ukavuga uti ngiye gushaka kino kintu amaherezo ukigeraho kuba tubikora ntago ari ukuvuga ngo twabuze aba turwanya hari n'abaza bakavuga ati bino bintu uzabivemo hari n'abaza bakavuga ati bino bintu ntago ari byo ariko kubera wowe uzi inyungu byabyo ubikorera icyo ngicyo tubwiye nk'umuntu waguciye intege bikabije hano muri karitsiye ntumuvuge izina ubwo ibyo yakubwiye ego David ni benshi ndabizi ko ari benshi ni benshi kuko hari ikintu bitewe n'igihe umuntu aba amaze igihe aganira n'abakozi b'Imana hari ikintu ubusanzwe uzi yego cy'umuntu muri karitsiye kigomba kumubaho hari n'uvuga ati ngiye muri karitsiye y'iwacu ngo kwemeza biwanyumira ariko ngiye karitsiye y'iwacu baranyemera yego kukwemera se oya ntago bakwemera 100% kuko bavuze ngo nta n'agace katabagaho umurozi utabyumvise nta gace katabaho umurozi
niyo wajya muri Amerika ntiwabura uko urwanya, ntabwo ariko bose bagukunda. Niyo wajya Tanzania ntabwo ariko wasanga bose bakwemera. Hari abazakwemera, hari n'abazagupinga. Yego. Ntabwo biba byoroshye. Yego. No mu rusengero ngo usengeramo. Yego, no mu uretse no mu rusengero rwose no muri korari uririmbamo, ntabwo ariko bose baba bakwemera. Hari abakwemera bakavuga bati Korodina adahari aya mateganiro ntabwo aragenda neza. Hari n'abagupinga bakavuga ati sura yaje kwenda iki, iyo biruta kirorerera. No mu bahanuzi hari abagupinga bakavuga ati izi mpano zawe ntizikora. Hari n'abakwemera bakavuga ati Korodina ataduhanuriye ntabwo byarema. Byakubayeho cyane. Nakubwiye ngo ni benshi cyane tugenda dukubitana imitwe, ariko kubera nyine nzi ko Imana ihemba ntabwo byapfa kunca intege cyane. Yego. Uragira ahantu bakavuga ati Korodina natampanura ntabwo biri buze gukunda. Ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Niba wibuka neza bereka kubaho nka ryari. Yego Mana yanjye. Tubwira situation mwiyumvise, tubwikora umeze muri iyo minsi n'ukuntu wahise ubyakira. Oya, umuntu nta nubwo arega ijambo ry'Imana nasomye bivuga ngo wibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Yego, nanone ntago wahita wishima ngo wiheshe agaciro uvuge ngo ndakaze cyane ndarenze cyane, kuva abantu bose bari kunyemera, bandi bose bari kuza n'imodoka zabo bakaziparika baje kundeba ngo uhite wumva ukaze cyane. Ico gihe wabutesheje Imana agaciro, ahubwo ushimira Imana yabikoze uwo munsi. Yego. Bakavuga ati Korodina natampanurira. Yego. Ati ntago bivamo. Cyane rwose. Cyane bibaho kenshi cyane. Nahoze nibwira abantu ngo nje gusura umuhanuzi, iyo guhanura ni fast. Ni fast. Niko navuze pe uzakurikira ikiganiro nawe. Ufite smart, ufite internet, nawe ati iyo guhanuriye ni fast. Iminsi 3 niyo mike. Nawe niyo myinshi. Wiki kuvuze ko David ubuze kirenzaho. Hari umusirikare umwe ngo yari afite abasirikare ayoboye. Noneho ngo aba basirikare haza kurwara mu muntu umwe. Ngo umwe ararwara araremba, ngo noneho perezida wabo nyine ngo avuga ati kangiye kureba Yesu imbaraga zanjye zirashize. Bibiliya iravuga ngo uwo musirikare ageze kwa Yesu, ngo Yesu akamubwira ati mfite abandi bantu benshi ngiye gukurikirana ibyabo. Ihangane usubire mu rugo, nimva mu byo ngiyemo ndagaruka nze nkurebe iwawe ngo ukigeze umugaragu. Ngo umusirikare avuga ati ariko Yesu najyaga mu rugo kashobora guhura n'ibintu bituma atankigiza umuntu. Asanze wanjye urumogi kataba kimukijije. Usasanze wanjye mbesha ko asanze sindi gutuka umwana. Kandi akavuga ati oya Yesu. Ntago ari ngombwa kuzi wanjye tegekera huri. Nanjye ndi umuntu mbwiraga abakozi ati mwicege bakicega nababwa mukore bagakora tegekera huri ndasanga yakiza. Ngo Yesu akamwitegereza aramubwira ati genda bikubera uko wizeye. Bibiliya iravuga ngo umusirikare ageze iwe ngasanga wa wundi wari warembye yabaye muzima yagiye no mu kazi. Rero nawe bikubera uko wizeye. Ntago ujya umburira n'uguri kwibana. Oya nge ndabyizeye. Nge ndabyizeye ntago nabibwira. Reka mbwira abantu badukurikiye. Muri nge ndikodinga ibiganiro byinshi Korodi. Ndikodinga ibiganiro byinshi. Nkabirikodinga pe. Abantu bakampamagara ati nge ndi umukozi w'Imana n'umuhanuzi naganira nawe umutima ukambwira ati no. Yego. Kambwira ati no ntumukoresha. Ngewe umuntu navuze ikintu. Nkavuga ati uyu muntu gutya. Ngewe umuntu nuko mba mwizeye. Yego. Buriya abantu bose umuntu yakira siko aba bizera kimwe. Wowe mpamvu mba nabivuze ngakora nuko mba nkwizeye. Bikubera uko wizeye. Ko mbona imvura igiye kugwa sawa yazamutse no kuri kw'Imana imvura ntitunyagiye. Yego, hanyuma rero twari twimutse tuvuye ahantu imvura yariguye, ariko reka dukomeze tuganirire hano. Korodi. Imvura iraguye. Yego. Nagerageje kwizira ngo nyihagarike birananira. Paul. Asaga kwizira kwanjye ari guki. Paul pe. Ariko bura nta kundi kuntu biba byagenda. Yego. Korodi Bibiliya yawe isize he? Bibiliya ndazifite. Reka tubanze twumve ijambo ry'Imana kuko ntago twaganira gutya turi kurebana imvura imeze ngiri kugwa. Niza guhita ndaza kubaza utuntu dukeya.
abantu badukurikiye n'ababyihangana ari ibibazo byinshi nkeneye kwibariza Claudine tukaganira reka tubanze twumva ijambo ry'Imana mu minota Imana iri buze kumutegeka. Claudine karibu mu ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Yego. Ngiye kuririmba indirimbo imwe. Gavuga ngo murebe urukundo rw'Imana ihoraho. Murebe urukundo rw'Imana ihoraho. Yego. Ni yakangahe? Irindwi karindwi mu gakiza. Bageze 77 mu gakiza. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru, utugirira ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite, utwoherereza umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru, sinshaka gukorera abami babiri, ni nko gukunda isi n'ijuru, hariho abihunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru, hari bahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva, Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru, no mu gihe tugendera muri iyi si tuyibona mw'ibituru, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera,
tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo nta marira azaba mu ijuru. Amen. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo murebe urukundo rw'Imana ihoraho yatugiriye ikagira David ikavuga iti David nkugiriye urukundo urwo mama wawe atagukunda ndarugukunze, urwo papa wawe atagukunda ndarugukunze, urwo inshuti zari kugukunda ndarugukunze. David nkugiriye urukundo. Kavuga ngo murebe urukundo rw'Imana ihoraho yatugiriye, ikemera ikavuga iti Claudine uvuka mu nzu imeze kuriya, akavuka mu muhanda ugenda aho kuriya, ahantu hatagira amazi, hatagira umuriro, hatagira icyerekezo na gito, ikavuga ngo ndamukunze ndamuhamagaye muzanye imbere yanjye. Haleluya. Amen. Haleluya. Bibiliya rero umuririmbyi nako aratubwiye ngo tugirire ubuntu Imana ihoraho mu rugendo dufite. Mugiye guhinga Imana ibagirira ubuntu, mugiye gucuruza Imana ibagirira umuntu, mu rugendo mufite Imana ibagirira ubuntu, uri hano uri kubwiriza Imana ikugirira ubuntu, nugera muri korari kugirira ubuntu, niwiyicarira no mu bakristo ntacyo usinzwe Imana ikugirira ubuntu. Niko umuririmbyi avuze, namwe ibagirira ubuntu mu izina rya Yesu. Wambaye Imana ikugirira ubuntu, ariko n'imyenda ntiziba zabuze, Imana ikugirira ubuntu. Mbifurije kugirirwa ubuntu n'Imana uyu munsi wa none. Hari umuntu mw'Imana yagiriye ubuntu witwaga Daniyeli. Ngo Daniyeli baramurega baravuga bati Daniyeli ibintu byarakomeye, arasengaga bikaba, yasenga abantu bagasubizwa, yasenga abarwayi bagakira, tumujugunye mu rwobo rw'intare. Ngo basonzeshe intare ku rwego babona zashonje koko, ngo Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ngo ariko bamujugunya mu rwobo rw'intare ngo Imana imugirira ubuntu bukomeye cyane, ngo intare ntizamurya. Haleluya. Bibiliya rero iratubwiye ngo Daniyeli ageze mu rwobo rw'intare, ngo intare zimufata neza, zimuhakeye yagombaga iryo joro. Ngo hanyuma umwami w'icyo gihugu ngo azindukiye ku rwobo, ngo aravuga ngo Daniyeli mugaragu w'Imana. Ngo Daniyeli aritaba ati karame mwami, Imana nkorera, Imana nizeye, Imana nsenga yabashije kundinda iminwa z'intare, Imana namwe ibagirira ubuntu. Hari abagabo batatu yagiriye ubuntu, Sadurake, Meshake na Abedenego. Bibiliya ivuga ukuntu bari bageze mu gihugu cy'i Babuloni kwa Nebukadinezari, batagira kivugiye batagira kirengera, ngo babenyegereza umuriro inshuro 7. Baravuga bati uyu muriro ni mwebwe tugiye kuwushigamo. Ngo ariko bakomera ku Mana bamenye, baravuga bati dushingiye ku kuntu Imana ikora neza, igakora ibitangaza, igatanga urubyaro ku barubuze, ikambika bambaye ubusa, igafasha abatuye mu bukode ikabaha amazu, ikaha abagabo abakobwa babashaka, igaha abagore abahungu babashaka. Hanyuma rero iyi Mana ntago twayisimbuza iki gishushanyo cyo kwa Nebukadinezari. Reka nk'imvura yanze kugwa ngo tugiye kuraguza toka, baravuga bati ngiri kosa ritadufata. Bibiliya rero iravuga ngo babajugunya mu muriro, ngo ariko babajugunyemo ngo Imana ibagirira ubuntu bukomeye. Nibambesha ngo ibakura mu muriro, nta numwe wahiye, nta numwe wanukiwe n'imyotsi. Imana ibagirira ubuntu. Amen. Muri aya masaha Imana ibagirira ubuntu. Uri kwa muganga urwaye, Imana ikugirira ubuntu. Nikugirira ubuntu ntago uzapfa, uzarama. Nikugirira ubuntu uzabona abakwe n'abakazana. Nikugirira ubuntu uzabona umugabo mushakana. Nikugirira ubuntu uzambara neza bakubwire ngo wanaberewe. Nikugirira ubuntu uzajya no kuri nimbara ubwiza abantu batega amatwi. Nikugirira ubuntu uzasengera abantu ibyo bifuza babibone. Mbifurije kugirirwa ubuntu n'Imana muri aya masaha. Amen. Bibiliya umuririmbyi rero arongera avuga ngo sinshaka gukorera abami babiri, ngo ni nko gukunda isi n'ijuru. Ngo hari abantu bifuzaga ubutunzi bwo mu isi akaba ari bwo bumva bararikenga, ariko bakaburutisha ubwo mu ijuru. Namwe mwiga guhitamo uyu munsi wa none, niba ari Imana b'Imana, niba ari Satani be Satani. Ntibakakubwire ngo urashaje, ngo durigize 40, ngo nta nagasore kari kakubaza ngo utahe ngo jya kuraguza, ngo wenda ngo bakurebere ngo baguhe imiti. Reka uzababwire ko Imana ari ishoboye byose. Ntugandukire Imana nayo izakuzira. Hari ijambo nasomye avuga ngo niwivanga mu byawe nayo izivanga mu byawe. Rero bifurije kugirirwa ubuntu n'Imana. Yego. Hanyuma Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana gatoya ari muri Bibiliya. Yego. Tugiye gusoma amagambo y'Imana, turasanga mu gitabo cya Yosuwa. Yosuwa ibice 9.
Yosuwa. Iyo mirindi ni yande, nukuri iyo mirindi ni yande, muri aya masaha iyo mirindi ni yande we, igira neza iyo mirindi ni yande, nukuri iyo mirindi ni yande, izikurindi iyo mirindi ni yande, ugira tabari iyo mirindi ni yande, ikora byose iyo mirindi ni yande, ugira remanga iyo mirindi ni yande, ese gutabara iyo mirindi ni yande. Imana ibahe umugisha. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yosuwa ibice 9, turasoma duhereye ku murongo wa 14. Yego. Hanyuma aravuze ngo Abisirayeli bemezwa n'ibyo kurya byabo batabisobanuje Uwiteka, asezerana nabo isezerano ry'amahoro no kutazabica n'abatware b'intebe b'iteraniro barabarahira. Nuko iminsi 3 ishize bamaze gusezerana nabo, bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati yabo. Abisirayeli baragenda bagera mu midugudu yabo. Ku munsi wa 3 imidugudu yabo yari Gibeyoni n'Ikefira n'Iberoti n'Ikiyatayarimu. Abisirayeli ntibabica kuko abatware b'iteraniro bari barabarahiye Uwiteka Imana ya Abisirayeli. Iteraniro ryose ryitotombera abatware, ariko abatware bose babwira iteraniro bati twabarahiye Uwiteka Imana ya Abisirayeli ntitwabasha kubakura, ahubwo tubagirire dusya tubasige ari bazima, kugira ngo uburakari tubaho ku bwa yandahiro twabarahiye. 21. Abatware barababwira bati nimubareke ari bazima, mubagire abashenyi n'abavomyi b'iteraniro ryose nk'uko twababwiye. Nuko Yosuwa arababaza ati ni iki cyatumye muturyarya mukavuga yuko muri kure yacu cyane kandi duturanye? Nuko rero muravumwe, ntabwo muzabura kuba abaretwa n'abashenyi n'abavomyi b'inzu y'Imana yanjye. Abasubiza Yosuwa bati erega abagaragu bawe twabwiwe neza yuko Uwiteka Imana yawe yategetse Mose umugaragu wayo kubaha igihugu cyose no kurimbura bene igihugu ngo bashire imbere yanyu. Nicyo cyatumye tubatinya cyane kubw'amagara yacu tugakora dutyo. Mwakiga neza amagambo y'Imana. Amen. Amen. Imana iduhana umugisha. Tugiye kongera dusome Samweli wa mbere. Samweli wa 2 ibice 21. Turasoma duhereye ku murongo wa 1. Haravuze ngo Abigidiyoni bihorera. Bukeye ku ngoma ya Dawidi hatera inzara, imara imyaka 3. Uko yakurikiranye Dawidi asobanuza Uwiteka. Uwiteka aravuga ati bitewe na Sawuli n'inzu ye y'abicanyi, kuko yishe Abigidiyoni. Maze umwami ahamagaza Abigidiyoni arabibabwira. Kandi Abigidiyoni ntibari abo mu miryango ya Isirayeli, ahubwo bari Abamori bacitse ku icumu.
kandi abisirayeli bari barasezeranye nabo, ariko Sawuli yashakaga kubica abitewe n'ishyaka yagiriraga abisirayeli n'abayuda. Dawidi abaza Abigidiyoni ati mbagirire nte? Natanga ikiho impongano kugira ngo musabire gakondo y'Uwiteka umugisha? Abigidiyoni baramusubiza bati icyo dushaka kuri Sawuli n'umuryango we si ifeza cyangwa izahabu, kandi si ibyacu kugira umuntu twica muri Isirayeli. Nawe aravuga ati uko mushaka niko nzabagirira. Babwira umwami bati uwo mugabo waturimbuye akadushakira ubwenge bwo kudutsembaho, ngo tutaba mu bihugu bya Isirayeli byose, nimuduhe abagabo 7 bo mu bahungu be tubamanikire imbere y'Uwiteka i Gibeya kwa Sawuli, intore y'Uwiteka. Uwo umwami aravuga ati nzabatanga. Twakire neza amagambo y'Imana. David avuga ngo nzabatanga. Tugiye kuganira kuri aya magambo y'Imana. Nayahaye intego ivuga ngo kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, cyangwa se gusobanuza Uwiteka ni ibanga rihambaye. Buri muntu wese afatemo ikintu kigamufasha kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, cyangwa gusobanuza Imana ni ibanga rihambaye. Amen. Amen. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umugabo witwa Yosuwa ngo yimye ingoma. Amen. Amen. Yima ingoma umugabo witwa Mose amaze gupfa. Ngamaze gupfa ngo Uwiteka aragenda arereba mu gihugu cya Isirayeli, ngabona Yosuwa niwe washobora kurwana intambara. Ngaramubwira tumva rero ngiye kuguha ubutwari nk'ubwo nagahaye Mose. Ngaramubwira ati aho uzakandagiza ibirenge hose hazaba habaye ahawe, icyo uzansaba cyose nzakiguha. Nunsaba urugo nzaruguha, nunsaba abana 7 ngo ubabyarire icyarimwe nzabaguha, nunsaba kumbwira ngo igihugu cy'u Rwanda cyose abantu barimo ugiye kubarimbura, ibyo nabyo nzabigukorera. Ngamuha isezerano. None uyu mugabo witwa Yosuwa ngo akazajya akora ibi bintu abanjije yasobanuza Imana. Mumbabarire mu nyumve gakeya. Ngo akazajya asobanuza Imana, akabibwira ati Imana ngo ndi kumva nakunze Korodina, kandi nkaba ndi kubona agaragara neza, azi no kuvuga ijambo ry'Imana, wenda azi no guhanura bikaba, ubu kandi nkaba nshaka umugore byihuse kandi mwiza. None Korodina mujyane, ngo akamanza yasobanuza Imana, ngo Imana yamubwira iti woya, ngo agahita bivamo, ngo yamubwira ngo yego agahita bikora. Amen. Amen. Bibiliya rero iratubwiye ngo umunsi umwe haza abagabo baje kumutuburira ngo bitwa Abakidiyoni. Natwe barazaga. Natwe barazaga, hari n'abandi bazaza. Bibiliya rero iratubwiye ngo aba Bakidiyoni ngo bamenya yuko uyu mugabo ngo avuye mu gihugu cyitwa Ayi, ngo kandi iki gihugu yari amaze kukirimbura, ngo hanyuma rero yari yerekeje mu kindi gihugu bano Bakidiyoni bari barimo. Ngo nuko abantu bose bigira inama yo kumarwanya, ngo abatware bo mu misozi n'abo hakurya n'abo hakuno, ngo havamo abagabo bitwa Bakidiyoni. Ngo baravuga bati uyu mugabo rero tutamugiriye iyi mitwe ngo dushaka uburyo tumutuburira, ntabwo iki gihugu twazakibamo amahoro, araturimbura nk'uko yarimbuye igihugu cyitwa Ayi. Ngo bikorera imitsima yashaje, niba baragiye kuyitoragura muri puberi, niba ari muri mondisi ntabyo nzi, ngo yari yamaze imfi. Bibiliya yavuga ngo bazana inkweto zaje mu indomo, ubwo nyine ni zazindi ziteye ibiraka kesha abantu batazi indomo ibyari byo. Ngo bazana imyenda yacitse irimo ibiraka byinshi, ngo bazana amavino yashaje, ngo baraza binanije neza, ngo bageze imbere ya Yosuwa baramubwira ati Yosuwa we, dushingiye ku Mana ukorera, tugashingira ukuntu ikora ibitangaza, n'ejo bundi yarimbuye Ayi turabibona, none duturutse mu bihugu bya kure, uku tureba uku nguku turasenga, turakijijwe, turinginga, twarabatijwe, na rekomandasiyo nuzishaka turazizana, ngo baza bambaye imyenda igera hasi, amapoketi batayakozwa, batakwambara nabi. Bibiliya iravuga ngo Yosuwa yemezwa n'ibimenyetso. Mwiga gusobanuza Imana mwabarokore mwe. Ntabwo ibyera byose ari amata n'ibishashagirana si zahabu. Nkundaga kubabwira, nkababwira ati nanjye uri kubabwira bino ntimukanyizere. Bibiliya yaravuze ngo uwizere umwana w'umuntu avumwe.
si ubundi unyizeye mwibiki. Aha, Bibiliya rero iravuze ngo Yosuwa yemezwa n'ibimenyetso. Aravuga ati nshingiye ku kuntu Korodina yambaye agakanzu karekare, ngashingira ku kuntu yiteze, ngashingira ku kuntu Imana yamugiriye icyizere, akavugira ku ikoranabuhanga. Ature yarakijijwe rwose, niyo atazana rekomandasiyo, niyo atajya mu mwuka ngo atitire urani we mugore mbonye abandi bose barabeshya. Ya ngo Yosuwa yemezwa n'ibimenyetso, ngo baramubwira bati nta kindi kintu kituzanye rero dushaka yuko twakira. Ngo Yosuwa arabakira, avuga ati turabakiriye mu izina rya Yesu, turabishimiye kandi turabakunda cyane rwose, amen. Ngo arabakira, ngo bagirana nawe isezerano, aravuga ati sinzabica, nta kintu kizabatera giturutse iwanjye, ibyo muzarya nzarya ibyo, nanjye ibyo nzarya muzarya ibyo ngibyo. Bibiliya rero iravuga ngo hashize iminsi 3. Iminsi 3. Aha, hashize iminsi 3. Bibiliya iravuga ngo baza kumenya amakuru, niba bareretswe, niba bararose, niba ntago ibyo bindreba, ngo ariko bamenya amakuru. Ngo bamenya yuko babandi baje bitwa bakidiyoni bataraba rokore banyabo, bamenya yuko badefiriza, bamenya ko bambara amapantaro, bamenya ko barara mu turoji, bamenya ko barara mu tubari, bamenya amakuru. Mu yandi magambo bamenya amakuru. Amen. Bibiliya rero iravuga ngo Dawidi abahamagaje, ngo ababajije icyabazanye, ngo baramubwira bati rero rero Yosuwa ikintu cyatuzanye kikadukura iwacu ntago ari muwe twari tugufite, si nuko twari dushaka gukorera Imana dusanzwe tugize. Reka ikintu cyatuzanye ni ukugira mwana nyine utwihere, none se uzi ngo hari ikindi. David uzi ko hari umuntu twigeze gukundana umwaka wose, hanyuma Imana ikampa amakuru ye nkaza kumuvumbura ari gutanga invitation ahandi. Mu gitondo yatangaga invitation yari ku itariki 15, ku itariki 5 azakora ubukwe ku 15 kuri 20. Ubwo haburaga iminsi 15 ngakora ubukwe, kandi muri ico gitondo cyo ku itariki 5 yabyutse ari kumpamagara arambwira ati sheri ni ukuri ku Imana upfuye bashingura njyewe kubera urukundo ngukunda. Mani gambwira ngo haguruka ujye kwitorero ryitwa gutya, ntago nivuze hari abantu bahita baryumva. Umuhungu muvuganaga ugenda utamubwiye kujyayo, hari icyo ngiye kukwereka, ngeze unsanga ari gutanga invitation, habura iminsi 15 ngakora ubukwe. Nyuma y'ubukwe rero arampamagara ati mbabarire, n'Imana imbabarire nagutakarije umwanya, ndamubwira mbabarire umbwira ikintu kimwe washakaga kugira ngo ntakarize umwanya nyine. Arangije agambwira ati rero ikintu nashakaga mwana ko ari kugira turarane nta n'ikindi, ariko nyine utaye nanjye naye ntago numvaga nagushika mu rugo. Nuko abakidiyoni bagamubwira bati ikintu twashakaga rero ko ari kugira ngo nuko twibanire nawe, ibintu byose tukorane nawe, muzajye gusenga tubizi, mujye gutera tubizi, nitubimenya ntago muzatwica, kandi twamaze kugirana amasezerano nta kundi kuntu byagenda. Nuko ubu nyine hari abantu basezeranye bakavuga bati kubera ko twasezeranye ntago izi ngo twazivamo, ariko abatagasezeranye barigenderaga. Yego ko Mana cyane rwose. Bibiliya rero iravuga ngo Yosuwa ngo buri kundi kuntu abigenza, aravuga ngo abagize abashenyi, abagize n'abavomyi ngo b'inzu y'Imana. Ariko si David ubu umukozi wiwawe, ndabizi hari igihe ufite umukozi. Nta mukozi mfite, ntago ndi mu mwuka, ntago mbivuze kubera Imana ibimbwe, ariko ushobora kuba ufite umukozi cyangwa wenda uri no guteganya kumuzana. Umukozi uzi ko abana bagajya kwiga, akamenya iniforome bagenda bambaye kisa neza, akamenya ko barambara amasogisi, akamenya ko baranywa icyayi mu gitondo, akamenya isaha bagira baherekeza bakagerayo, akamenya yuko nawe uri bwoga amazi shushe nka boss, akamenya imyenda uzajyana mu kazi, akamenya ko saa sita arakuzanira ibiryo. Ikintu aba adafite cyawe ni ikihe? bifite. Bibiliya iravuga ngo babagira abashenyi, babagira n'abavomyi. Yo this iki nicyo kintu kisha barokora. Bibiliya rero iravuga ngo aba bakidiyoni babakuriramo, bababamo, babashakiramo, bababyariramo, babaturanamo. Noneho ikosa umukidiyoni ngagahita kunda umukobwa w'umwisirayeli bakigendera. Mwabarokore mwe impamvu ingo zisenyuka buri munsi David ntago ari uko ubutazi guha, nta nubwo ari uko utazi gutanga keya. Ikibazo ubana n'umukidiyoni uri umwisirayeli kandi ntimushobora guhuza. Ibihugu ari bibiri, ubwene gihugu ari bubiri mu rugo, ntago bishoboka. Ntago bishoboka na gake. Yo Mana. Ntago byakora. Uzi kwadikanya n'umukidiyoni uri umwisirayeli.
uzi gukora ubukwe ugatumira abakidiyoni mu bukwe bwawe uri umwisirayeli. Iyo batakugize ikiremba bakugiraga ingumba, iyo batakugize ibyo baguhinduraga umusazi. Ariko data wa twese aravuga ngo babashakira nyine bababamo. Umunsi umwe rero ngo umugabo witwa Sawuli ngakagira ishaka n'umwete akavuga ati nk'iki gikobwa koko kivugira kuri kamera hari ikiraya wagikura mu nzira ngakaba arakije, ariko nawe ngakabikora adasobanuje Uwiteka. Na ba Sawuli barahari. Muri iri torero ba Sawuli babamo. Ku isi ya rurema ba Sawuli barahari. Sawuli wica atabajije Imana kavuga ati kubera karara gakene kadafite ibyo gatanga mu rusengero reka nkakure mu nzira nkirukanishe muri korari. Abo ni ba Sawuli. Bibiliya rero iravuga ngo umunsi umwe Sawuli arapfa kubera yuko yakoraga ibintu adasobanuje Uwiteka. Ngo ingoma yimwaho n'umugabo witwa Dawidi. Ngo Dawidi ajya ku ngoma aba umutware wa Isirayeli. Ngageze ku ngoma Bibiliya iravuga ngo hashira imyaka 3 inzara yarateye. Niko twasomye muri Samweli wa 2:21. Bibiliya iratubwira ngo Dawidi ageze ku ngoma ngo inzara iratera iramurya. Rero Dawidi wowe Davide ntabwo ushobora kubyumva. Uzi gusonzera ku ngoma? Gusonzera umwami? Gusonzera ku ngoma. Yo. Uzi gusonzera ku ngoma? Amen. Ningeze kujya kubwiriza ahantu hitwa Kagogo muri ADPR nyine. Ariko cyumweru ndagenda bana nabo kuwa 5 nijoro, kuwa 6 kumanwa nirwana n'amakorari yose, nijoro ndagana n'amakorari n'abakirisitu, mu gitondo nyine njya mu iteraniro. None washize iminsi nk'itatu baba bahuye nanjye ndi gutembereza avoka mu muhanda nyine kwibase ndi gucuruza. Kuvuga ati bakiriya beza karibu muze mugure ziraryoshe, ushaka iziryoshye ushaka izimwa amazi muze mugure. Abakunzi bavoka muze mugure. None mbamuye n'abaririmbyi bo kwiryo tore bavuga ati atuisi Korodina. Avuga ati ati Korodina biteze ni byiza. Ati nezi nawe uri umutemberezi wavoka. Uzi gusonzera ku ngoma David? Gusonzera ku ngoma. Yo. Uzi kwinjira kwiyi ngoma? Ufite nk'imyaka 17. Mani kakubwira ati ndirahiye nduwiteka ngukoreye ubukwe umugabo ndamuzanye. Ukamara imyaka 30 nawe nuwari wakubaza ngo witwa nde? Nta nuwari wakubaza ngo nimero yawe iherwa na kangahe? Usonzera ku ngoma. Hanyuma rero ngo uyu mugabo witwa Dawidi ngo yigira inama yo gusobanuza Uwiteka. Yigira inama yo gusobanuza Uwiteka. Aramubaza ati Uwiteka mbabarira umbwire ndi mu gashamba iriya hirya ntagira kivugira ndi ikirema nta muntu ndeba nta muntu unyumva nari nibereyo mu mahoro nari nzi ko nsonza ariko na ku ngoma mbwira ukuntu waze kuje kunkura mu ishamba ukinyincaza imbere y'abantu bose bandeba ukavuga ngo amahanga yose andebe ibihugu byo hanze bimbone abahe n'abahe bambone warangiza ukanyicisha inzara. Noneho ikibazo singewe ahubwo ikibazo n'abantu. Buriya David ikibazo kibara abantu wagize singo twebwe hari ikibazo. Hari igihe ikintu cyiza ukacyakira ukumva kari rusange nta kibazo. Kuba wenda mfite imyaka 35 ntari nabona umugabo no urugero ariko ntago ari yo mfite. Ntabwo ari yo mfite. N'urugero kuba mfite imyaka 35 ntari nabona umugabo ni ibintu bya rusange. Hari n'ufite 45 atamugira. Ibyo nta kintu byagukanga ahubwo ikibazo n'abantu babivuga ati bavuga yego abo muri Amerika abo muri Amerika akakwandikira ati none siko ndi kubona wagira ngo urashaje uri umugore uri umukobwa Yesu kavuga utusubundi yo ndamusubiza ngo iki ako kanya nyine ahita kwibutsa yuko nyine ntawugira hakaza amakano waba ukimwakira hagahita haza undi yo ati none si niba warabuze uwo mubana washaka kuguterera indi wanyu. Nuko nyine ikibazo kibara abantu. Bibiliya iravuga ngo umugabo witwa Dawidi abwira Imana ati Imana umbabarire aho kugira ngo unsebegeze ku karubanda ahubwo basi nsubiza mu ishyamba iyi ngo mushaka undi muntu yimikaho ntago bindreba. Ikibazo n'abantu nje ndaje guhamba abantu bishwe n'inzara kandi ndi umwami. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka aramusobanurira. Dufite Imana isobanura, dufite Imana ivuga ikamenya ngo Korodina abayeho gutya icyamugirira umumaro ni iki ngiki.
dufite imana isobanura, dufite imana ikora, imana yacu igahambaye. Bibiliya iratubwiye ngo imana iramubwira tumva rero ikibazo ufite ntago ari ubwo wenda utazi gutanga keya. N'abahungu barazaga n'abakobwa baraza, ikibazo si uko wenda babuze. Reka mu Rwanda bariyo, muri Amerika bariyo, ubu nkanjye noneho abantu bose bo mu bihugu byose baranzi, banaramamagara, banaranyandikira. Ntago ikibazo ari uko babuze. Reka uzisinga ikibazo ni uko babuze, ikibazo ni abakidiyoni. Bigasaba ko mwitandukanya, abakidiyoni bakajya ukwabo n'Abisirayeli bakajya ukwabo. Ndagira ntimana Bibiliya iratubwiye ngo Dawidi aravuga ati ngo ngwiki ibyo bintu si bibaho. Ubwo tuvuga ko David ari umunyamakuru n'umukidiyoni rero. No umukidiyoni uzi na Korodina wicara imbere y'abana akababwira nawe ni umukidiyoni. Ese ko ndi kubona ari abana beza, ko bavuga neza si banaseka, ko bambaye neza. Ngo Imana yamubwiye iti n'abakidiyoni. Bibiliya iravuga ngo Dawidi arataha, akoresha inama, aravuga ati mwese muzaze tariki 5 ni inama. Ngo hanyuma bakoze inama, ngo Dawidi aravuga ati njyewe hari ikintu kimwe nkeneye. Muri twebwe harimo abakidiyoni, harimo abakidiyoni. Muri iyi si ya rurema ubu haba hariho abadeperi basambana. Muri iyi si ya rurema ubu haba hariho ADPR, niryo torero nyine twese tuzi yuko rigira umwuka Imana cyane. N'ayandi madini ntago mvuze ngo ntaga ugira, ahubwo iryo dini ni ry'abantu benshi bizera. Arangije agavuga ati mwamfasha mukambwira yuko muri ADPR harimo abantu banywa inzoga, mwamfasha mukambwira nimba harimo abantu bambara mini n'amapantaro. Ngo hanyuma agavuga ati muri mwebwe harimo abakidiyoni. Ngo bahita bamanika ikiganza bati ni twebwe. Babashenyi n'abavomyi, abantu bazi igihe abashitsi bazazira bakabakira, babandi bazi ko ibintu byapfuye, babandi bazi ko umuriro washize, bazi ko ibiryo byashize, bazi ko umunyada udahari, bazi igihe David agera mu kazi akanagarukira, babandi bakuzi neza. Ngo Dawidi yifata ku munwa avuga ati ngo muri abakidiyoni. Aravuga ati Bibiliya yatubwiye ngo arababaza mu ncamake nanga si buhoro, ngo arababwira ati Haleluya. Ngo Dawidi arababaza ati ni iki kintu nabaha, ni iki kintu natanga impongano gakondo y'Uwiteka kagirwa umugisha. Hanyuma n'iyi nzara ikarangira, ngaba bakidiyoni basubiza Yosuwa, basubiza Dawidi. Mana ya Isirayeli, uzo ukuntu bamushubije David. Harya nawe wasomye ijambo ry'Imana. Ngo barangije baramusubiza, baramubwira bati ikintu cyatuzanye ni kimwe, ntago ari ifeza, nta nubwo ari izahabu. Ubu baratuzi, bazi ko nta mafaranga dufite, turi banyagupfa turaho ngaho gusa. Baratuzi kuko bazi igihe dusengera, bazi igihe turirira, bazi igihe twambarira, bazi icyo twitiraho, bazi n'iyo ubyariraho. Ntabwo ushobora guhigwa n'umuntu wa kure, ni uwa hafi wa wundi mubana mu rugo. Bibiliya iravuze ngo aba bakidiyoni bamubwira ati ntago ari ifeza. Reka isaha wambaye si yo ngiyo ntago irengeje amafaranga. Reka dufite izirenze. Aka kanzu wambaye se hari n'abafite uturenze utwawe. Ntago ari byo byatuzanye. Hamwe ati ntago ibyatuzanye ari ifeza n'izahabu, ahubwo ikintu cyatuzanye ni kimwe, kandi icyo kintu ntitushobora kugikora utatugiriye impuhwe ngo ukiduhe. Ni ukuri kw'Imana. Ntago abadayimoni nta kintu bagutwara David, kuko ubabaza babishobora, kugutera agahinda bishobora, ariko ntibakwica. Ntago bafite ububasha bwo kukwica. Bambwira ati ibyacu ntago ari ukwica, nta nubwo twabishobora, ariko dukeneye abahungu 7 bo mu muryango wa Sawuli, waduhiza akaturwanya, akatubambira amahema, nitumara kumwica tukamumanika turahita twigendera. Murabona nimero z'inkweto zacu turenga. Ngo umugabo witwa Dawidi aravuga ngo nzabatanga, niho twarangirije. Nimusoma gakeya muzasanga yarabatanze. Ubu wambaza uti kuri umukobwa 7 ugiye gutanga kugira abakidiyoni wari ufite bagende, nanjye ndabagiraga. Uzi ngo ni mwebwe mubagira mwenyine. Nanjye ngira abakidiyoni. Uzi gutungana n'abakidiyoni ikibazo. Barasohoka bakavuga bati karibona,
wagenda bati impamvu katabyaye nuko nyine kadakishijwe neza, wasenga cyane batabaga ari gushaka, hagira abagabo baza gusenga ati bariya nyine nibo bararanaga. Abakidiyoni nuko babaye, wadikanya n'umukidiyoni ukazapfa utejeje kandi wakeza, utugana n'umukidiyoni ukazapfa utabyaye, wabyaga n'abana bakabibimara, cyangwa se abana bawe ntibige ngo batsinde, ukishuka menerivar ugaheruka wishuka ukabona berute zizaho ubusa. N'abakidiyoni ikibazo si wowe, si nuko ubutagabuye. Utugana n'abakidiyoni ufite ibyo kurya ukabura peti neza wateka ukumva ntubishaka. Uzi ushaka umugabo w'umukidiyoni, umugabo w'umukidiyoni niyo wamukorera byamfura mbi ukamwoza ibirenge ugafata pepe yejenike avuye ahandi ntavuze tuziranyeho ukamuhanagura, ntashobora kukwita umugore. Kubera iki? N'umukidiyoni uri umwisirayeli. Umugore w'umukidiyoni ntatinya kuzana abagabo muri salo nawe umugabo wawe uhari. Umukozi w'umukidiyoni uzika kugabura n'ibiryo yasobyemo nabi. Umukozi w'umukidiyoni uzi gukundwa n'umusore w'umukidiyoni. Yo harakubwiye agati mukozi w'Imana nubwo dukundanaga n'iki ariko nyine nsoma wabyanga akakubwira ati genda n'ubundi byo ni umukidiyoni nyine mwibarenganya, ntimubarenganye n'abakidiyoni. Uzi gukorana n'umukidiyoni sha yatagusezeje ku kazi umushahara uragabanuka, ikibazo ntago ari wowe, ikibazo n'umukidiyoni. Uzi kurwara ukarwazwa n'umukidiyoni, uzi gupfusha ugashingurirwa n'abakidiyoni. Tugiye kurekura barindwi Davi witeguye kurekura barindwi. Ubu ugiye kumbaza uti kutari wabyara urarekura ndi kandi nawe ntabwo ufite abana barindwi ugiye gutanga. Nkuko pesa abantu ugiye gutanga abakidiyoni bakiruka. Ariko uzagurira pe. Ntabwo tuvuze ngo hari urubyiruko rudukurikiye, hari abantu bashesha kanguhe batakibyara badukurikiye, hari n'abandi batagize amahirwe yo kubyara badukurikiye. Ntabwo ari abana tugiye gutanga, ariko hari ukuntu umuntu akora icyaha kikamubera nk'umwana. Urugero nko kubesha, kikaba icyana cyiza cy'igisore, waba wibereye i Kigali umuntu akaguhamagara, wenda mufitanye gahunda mwasezeranye ko murahurira muri Sudani saa 6 kandi uri i Kigali, akaguhamagara ataro ati uriye atuzi ko nenda kukugeraho mwa n'umwana n'umwana none hari icyana kiba ari ikigarambye. Ntabwo nari nabyara ariko nakoze akazi ko mu rugo nabonye abana b'abagarambye. Hari ukuntu umwana yiruka kuri mama we akavuga ati ntunsiga aho ujya hose turajyana. Uyu mwana rero witwa ubusambanyisha, uko waba uri mwiza kose kositimu wakwambara yose agenda ari kukwiruka ati ntunsiga papa turajyana, ntunsiga mama turajyana. Tugiye kurekura kugira ngo Imana itwirukanire abakidiyoni. Imana ntishobora kuguha umugisha ugifite irari muri wowe. Reka ibigu bijyane mu bandi bagore cyangwa mu bandi bagabo. Imana ntishobora kuguha umugisha wo kweza ugifite ishari. Bigasaba kugira ngo ubanzure kuri abahungu barindwi ubundi niturangiza twisengera Imana. Amen. Birasaba kugira ngo ubanzure kuri umushiya, ubanzure kuri gutukana, ubanzure kuri uburyarya, ubanzure kuri ubusinzi n'ubusambanyi, banzure kuri ibyaha byose ufite muri wowe kugira abakidiyoni bagende. Uyu mukidiyoni w'uburwayi nta kindi kintu cyamwirukana uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Niko ijambo ry'Imana ryambwiye, gambwa ngo udayimoni tumva itanavuga nta kindi kintu kimwirukana ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. Tugiye gusenga muri aka kanya tubwire Imana ngo Mana, abakidiyoni bamaze iminsi baratuze turahinga tukarumbya, turakunda ntidukundwe, ibintu byose byarahagaze kubera abakidiyoni, ariko twiyemeje kurekura ibyaha n'ibisa nabyo kugira ngo wururuke muri aka kanya utwirukanire abakidiyoni. Tugiye gusenga. Davi uri kumva nawe ufite umukidiyoni ugomba kubwira Imana ikirukana. Inzara yakubera umukidiyoni, ubushomeri bwakubera umukidiyoni, kubengwa byakubera umukidiyoni. Ego ko Mana yawe abakubesha bakubera umukidiyoni, icyangiye baguteje cyakubera umukidiyoni. Tugiye gusenga tubwira Imana ngo turarekuye ibyaha, turekuye amagambo, turarekuye ngwino twirukanira abakidiyoni. Uri uwera Mana, urashoboye, ushoboye byose nta kikunanira.
ushoboye byose nta kikunanira. Twatangiye turi kukubwira ngo tugirire ubuntu muri uru rugendo dufite, ngo kandi ntutugirire ubuntu gusa, ngo ahubwo twoherereze n'umugisha, ngo kandi numara kutwohereza umugisha ngo tubashe kukumenya Mana. Ayiwe, twari tuvuze ngo mu buntu tugirira ngwino dutsindira abakidiyoni, mu buntu tugirira ngwino dutsindira abakidiyoni. Abakobwa bateze amatwi Isaya none bahuye n'abakidiyoni bitwa abasore barababesha, bababwira bati ubukwe burabaye ntibwaba, bahura n'abakidiyoni bitwa abarozi barabaroga. Ariko twari tuvuze ngo twirukanire abakidiyoni, twirukanire abakidiyoni. Hanyuma abagabo badukurikiye bafite abakidiyoni, ariko twari tuvuze ngo uyu musozi wicariwe n'abakidiyoni. Aba bakidiyoni twari tukwinginze ngo bavangure n'Abisirayeli, kubera ko ijambo ryambwiye ngo ntabwo ushobora kugomorora umugisha igihugu cya Isirayeli kikivanze n'abakidiyoni. Abakidiyoni bazigiye barira, bazigiye bambarira, bazigiye basengera, ariko twari tukwinginze kugira ngo twirukanire abakidiyoni. Wirukana abakidiyoni ku bwoko bwawe, abatuye mu Rwanda twirukanire abakidiyoni, abatuye mu mahanga mu bihugu bitandukanye ubirukanira abakidiyoni mu izina rya Yesu. Aba bakidiyoni badutera kwiheba, aba bakidiyoni badutera kudwaza no gupfusha, aba bose turabirukanye mu izina rya Yesu. Twari tuvuze ngo turekuye ibyaha byose n'ibisa nabyo, hanyuma utwirukanira abakidiyoni, utwirukanira abakidiyoni, utwirukanira abakidiyoni. Urakoze Mana. Ngaho twirukanira abakidiyoni, nubirukana abarwaye barakira, niwirukana abakidiyoni abantu batarabyara barabona urubyaro babyare, niwirukana abakidiyoni inzara zirashira abantu barye bahage, niwirukana abakidiyoni abambaye ubusa barambiyoni, abari mu gereza barafungurwa hanyuma baguhimbaze, niwirukana abakidiyoni abatarakwemera nk'umwami n'umukiza barakiruzwa. Twari tuvuze ngo wirukana abakidiyoni ku bwoko bwawe, kandi numara kubirukana hanyuma urengera ibihugu byose bituye iyi si, umanuremo umwuka wawe wera, amahoro yawe biganze, utugire neza utugirire ubuntu kandi utugire neza muri urugendo dufite. Tugeze mu gihe kigoranye cyane, Pawulo yavuze, haravuga ngo hari igihe kizaza kigorane, nicyo gihe turimo. Abantu benshi barikunda, abantu benshi bakorera ibihembo, abantu benshi bararushiye bararemerewe, ariko twari tuvuze ngo muri iki gihe bigoranye utugirire ubuntu Mana, utugirire ubuntu. Ugire ubuntu abakobwa, ugire ubuntu abagabo, ugire ubuntu abasore, ugire ubuntu ababyeyi. Twebwe twese utugirire ubuntu, ugire ubuntu abanyeshuri bari kwigubaho ubwenge, ugirire ubuntu ingo ziri gusenyuka zongere zubakike, ugirire ubuntu abantu batarashaka ubahe gushaka, ugirire ubuntu abantu b'abakozi bawe biyemeje kugukorera ku manywa na nijoro ubaha imbaraga, ugirire ubuntu ubwoko bwawe bwose budukurikiye aya masaha. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, ngaho ganza imitima yacu, ukomeze utubambire amahema muri byose mu izina rya Yesu, amen. Yes, urakoze mukozi w'Imana ku bw'ijambo ryiza utugejejeho. Gusa hari ikintu uvuze numva nanjye ngomba kugitekerezo nkarekura abakidiyoni. Yego. Utekereza bidakwiye nabo n'abakidiyoni. Kujya kure kugira ubwoba bw'iminsi abakidiyoni. Kandi ugiye ngo tubarekure bagende. Birasaba ko hari ikintu urigwa mukarekura. Ukigomwa n'ukigomwa. Yego. Urakoze cyane rero, numva twaganiriye bihagije. Gusa umuntu ukeneye kuvugana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, nk'uko nababwiye, ntago ari ukubabeshya, twaganiriye kenshi, mumaze kumukurikira kenshi hano. Gusengana nabo ni ingenzi n'akamaro, kuko ni umuntu Imana yagiriye neza mu Imana. Hari umuntu twaza tuganira akaravuga ati Imana ntuzayibone uvuye mu kirere, izayikura umufuka w'umuceri ngo ubone. Yego. Uzayibona mu bantu. Mana nizayibona, Mana izakoresha uburyo bwinshi gutumaho umuntu ikaguhuza n'umuntu ikagira ute gutyo. Imana ikura mu bantu ariko na Satani akura mu bantu bose cyane. Urabona reka mvuge kano kantu, umugore witwa Sara n'umugabo we witwa Aburahamu ngo bari barabuze urubyaro. Babuze urubyaro bagenderwa n'abamarayika batatu, ariko abo bamarayika baza bigiza abantu nkuko waza uri Davide na Claudine na Concorde. Bibiliya iravuga ngo aba bamarayika bahageze ngo uyu mugabo witwa Aburahamu yavuga ati ariko wakwakira abantu bashitsi nubwo ntazi aho baturutse, ko bashobora kuba bashonje, ko ndi kubona n'ivumbi ryabuzuye. Bibiliya iravuga ngo bashusha amazi barabakarabye.
babaha n'ayo kunywa ngo babatekere umutsima ngo baragenda babagira n'ikimasa mu byo bari batunze ngo abamarayika barebye urukundo babikoranye ngo baravuga bati mwa bagabo mwe rero nawe wa mugore we kindi kigihe muzaba mufite umwana w'umuhungu ngo kandi koko baramubyaye. Yego rero Imana ikorera mu bantu na Satani ikorera mu bantu. Gusa dusoze ikiganiro ngenda ndashima Imana ko imvura yagiye kutunyagira ariko tuza mu nzu turugama dukomeza ikiganiro hashima Imana dushoboje kubona intangiye gucika intege Claudine ubwo utaberebaga intangiye gucika intege kuko atiriko kubeka Satani yinjira mu bintu byiza nk'ibi. Ura Satani areba ahantu tugiye kubitera tugiye kwirukangira igashaka kuduteza ikibazo ariko Imana ishimwe ko yarangiye ineshejwe tukabona uburyo dukora ikiganiro cyangwa se tubona tuvuga ivuga butumwa. Amen. Ashimwe. Amen. Amen. Claudine nimero yawe kwibutse nako abasanzwe bayifite niyo ngiyo abatayifite bayibone 078 61 51 830. Nje ni nimero yawe. Yego. Reka nibutse n'abantu bakunze Claudine mwamaguraho n'amazi. Ninge byivuge ntago ari Claudine ubisabye. Ninge byivugiye niyerekwa ryanjye ku muntu wakunze Claudine wagiye umukurikirana ku kiganiro cyambe twakoze cyangwa se namukunze muri iki kiganiro ukabifuza ko wagura Claudine n'amazi gusa icupa rito hasi amafaranga 600. Yego ni 600 ari nagura 300. Na 300 kiyaba Claudine. Na 300 kihaba ariko hagize umuntu ukorera umugisha akavuga ati nanjye reka ngura umukozi w'Imana amazi kuba yeme kutugana tukaza no mu nzu y'iwabo tukaganira. Imana ishimwe wabigira iryo yereko yabikora. Claudine twagushimiye cyane. Murakoze.